bisubiza ngo Yes. Okay. Imwe usa. Turanga 7 baba. Hallelujah. 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 Iby'Imana idutekerezaho ni iby'igiciro. Ramusa mugenzi wawe mubwire ngo umwuka w'amashifuti nubanza ukuvemo mu izina rya Yesu. Wakira umwuka w'amateraniro. Amateraniro amanuka.
Amateraniro y'Imana aze muri wowe, amashifti yawe tubanze tuyareke tuzasubiramo ejo. Turanga dusubire mu gushaka. Hayayoyo tuwenga bayimarisha Imana n'ibiganza byacu noneho nabyo. Haleluya, tuzamura mu izina rya Yesu, tuzamurira Imana tumwe ngo n'iby'igiciro cyinshi. Takinanira Imana iyo izeye byose birashoboka. Takinanira Imana iyo izeye byose birashoboka. Takinanira Imana Imana iyo izeye byose birashoboka. Bwana asifiwe. Atukuzwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Duhereze Imana icyubahiro. Haleluya. Imana igivuga ijambo, umwaka ugashira, imyaka ibiri igashira, imyaka itatu igashira, ukagira ngo icyo Imana yavuze yarakibagiwe. Ariko imyaka 10 yashira ukagira ngo hari ntago bigikunze. Umwaka wa 11 wagera ukabona icyo Imana yavuze kirasohoye. Rakoze cyane. Tumwogera amashyi cyane umuvandimwe. Noneho umwanya uri kwihuta cyane. Kubitekerezo byanje. Gusa sibyo ngiye gukurikiza. Mwari kwicara hanyuma tukiyegereza amateraniro. Bwana asifiwe. Amen. Hanyuma tukagaruka tuje mu ndirimbo y'umukunga kugira ngo tuze kumva uvuga butumwa. Ariko kandi nimba mumva bigoranye mbayo ndirimbo y'umukunga niba ndango n'abakristo n'amahoro nitange
mubigaragarishe ibiganza turere mba muhitanze. Mwayemeye ngaho reka shawuti haleluya umuvandimwe atuyobore mu ndirimbo y'umutuku. Ngaho tuzamura icubahiro c'Uwiteka. Karibu kwa sababu katika maono Paulo aliona dunia. Paulo uje Makedonia. Paulo uje Makedonia. Samaria. Filipo naye katelemuka. Filipo naye katelemuka kwenda Samaria. Filipo naye katelemuka kwenda wewe. Samaria.
Imana ibaha umugisha cyane, bagiriye neza. Twongeye guca bugufi cyane imbere yawe, tuguwe neza ku bw'uyu mugoroba mwiza uduhaye. Ibi nibyo wagennye bitaza bihera. Iyi ni imirimo uzugena kandi ukayisohoza. Twigeze dutegura igitaramo uyu munsi kibaye icambere, ariko kubera ko ari byo wagennye ubikoze uko ubikoze. Imbaraga zawe nibwo buzima, tuza wivuguruza ku byo wagennye. Ibyo tutazi nibyo byinshi, ariko uzubisohoreza kugira ngo ukore imirimo yawe. Nicyo gituma tubaye muri kino gitaramo, kugira ngo ibitarakoretse muri iyi weekend bikore ku uyu munsi. Nukuri ibyo watugeneye urabigena muri weekend. Wabonye ko hari ibisigaye bigomba gusozwa uyu munsi. Nicyo gituma wagennye kino gitaramo kugira ngo bikoreke. Kandi kera byatangiye gukoreka, kandi birakomeza bikoreke kubera ko ari wowe wabigennye. Ureke ituze rimanuke rivuye mu ijuru, rimanukira imitima yacu twebwe tubonye uyu mwanya wo kuba imbere yawe. Kandi ijwi rikomeye ry'Imana rimanukire muri iki kibanza, rigere mu mitima yacu, kandi umuntu wese aryumve. Nicyo dukeneye Mana, dukeneye kumva icyo wagambiriye. Tureke gusubira yuko twaje, ahubwo uhutaza imbaraga zose z'umwijima ziza zikingiriza abantu bakananirwa kumva icyo bashatse kuvuga, hanyuma ijwi ryawe. Ikintu gikomeye kuba mubasha gusiga ibintu byinshi mukaza kugira ngo tubane muri uyu mwanya. Imana ibahe umugisha. Mu busanzwe ntekereza ko mudasanzwe muterana uyu munsi, ariko kubera uko kwigomwa ni ukuri. Ubushize nawe mbabwira ngo uzaza ugerageza urira igiti nuza kureba Yesu. Zakayo yaravuze ngo kugira ngo mubone nubwo hari ibizitira byinshi, ariko ndazamuka igiti mubone. Ujye ugerageza ureba ubwo waje, ureba icyo ukora nawe, ariko kugira ngo wumve icyo Imana ishaka uyu mugoroba. Ni ubwo mwaje mugasiga ibyo mwasize, ushaka uko wumva Imana mu bundi buryo. Itwihushurira mu buryo butandukanye iyo none tuyibonye. Kimwe mu kibazo twagize, uruhande utazi mu Imana ntirugatuma utayizera. Uruhande utazi mu Imana ntirugatuma utayizera. Gigabyte tugira zo kumva Imana ni nkeya, ni ntoya, ariko niyo mpamvu igira amazina atandukanye. Umuntu wese azayita izina bitewe n'igice n'iruhande yayiturutsemo. Uruhande rero utabonye mu Imana ntirukagutere kutayizera. Uzahura n'umuntu akubwire ngo Imana ni igitangaza. Umwe azakubwira ko ari igitangaza kuko yamukoreye igitangaza. Undi azakubwira ko ari umubyeyi kuko yamubuza akamubera umubyeyi. Undi azakubwira ko ari undi azakubwira. Ariko ntukemere ko aha ishusho igihande utabonye mu Imana gituma utayizera. Ufite aho wayibonye, undi afite aho yayibonye. Ntukemere kuyipfa mu gihande utayibonyemo. Ico wayibonyemo ucize wizere mu Imana muri icyo ngicyo, undi nawe aho yayibonye nuko biri mu kugira aho ngaho tukabipfa. Ariko niko kwiza. Uyu mugoroba ni umugoroba wo gitangaza ku bantu. Ni umugoroba wo gitangaza ku baje biteguye igitangaza. Waje witeguye igitangaza n'ubundi arabona igitangaza. Nkunda Imana ngewe kayikundira kuko itazidukorera ibintu kuko imbaraga zayo zingana. Ntabwo Imana yigeze ikora ibyo ikora ngo ibikore uko imbaraga zayo zingana. Izireba uko imbaraga ziri muri wowe, uko uyizera kungana muri wowe,
ikagukorera ibiri proportionnel, ibiri ku rwego rungana na kwa kundi bimeze muri wowe. Niko Imana izikora. Nta kindi gitangaza kihari. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana, muraza kunyihanganira, nagizemo akantu k'inkorora, niba ari umunaniro mwinshi muze kunyihanganira. Reka dusome Abakolosayi ibice 3 umurongo wa 9 n'umurongo wa 10. Urwandiko Paulo yandikiye Abikolosayi ni ibice 3 umurongo wa 9 n'umurongo wa 10. Ico tuganira, ngiye kubabwira urugendo rutuganisha ku gusa na Yesu Kristo. Urugendo rutuganisha, ariko aho tugana kugira ngo tubashe gusa na Yesu Kristo. Kuko umugambi w'Imana munini nuwo nguwo. Reka dusome, umva ico Paulo yandikaga. Bibiliya iravuga ngo ntimukabeshane ubwo mwiyambuye umuntu wa kera n'imirimo ye, mukambara umushya uhindurirwa mushya kugira ngo agire ubwenge kandi ngo ase n'ishusho y'iyamuremye. Nguyu umugambi w'Imana. Uhereye ku murongo wa 8 azahera arimo aravuga ngo ariko noneho mwiyambure. Yaza ababwira ibyo kwiyambura, akababwira umuntu wa kera, akababwira success ni iki harya? Nuguhirwa, nukugira ibyo wagezeho. Kugira ibyo wagezeho mu buzima bw'Igikristo ntabwo ari ibyinshi umuntu yakoze, ahubwo success mu buzima bwa Gikristo ni cyane umuntu yabaye. Ndabivuga 3, ubuzima bwa Gikristo. Iyo tumaze kwakira Kristo nk'umwami n'umukiza mu buzima bwacu, tuba dutangiye urugendo. Kandi urwo rugendo ntabwo ari urugendo rwo kubishobora, kuko ubukristo nta muntu n'umwe washoboye kuba umukristo. Kuba umukristo ntabwo ari ukubishobora, kuba umukristo ni ugushoborwa. Nta uzi ushobora kuba umukristo. Abagabo bagiraga agahayo kenshi, bakagira no kutavugirwamo, iyo bagifite ibyo ngibyo ntibarakizwa kugeza umunsi bazashoborwa. Si we wabishoboye, nibyo byagushoboye, kuko byakumaza imbaraga n'amashagaga wagiraga n'agahayo wagiraga na birya by'iwanyu witwaga, biragenda birashira. Kuko si we, nibyo byagushoboye, kuko ni wowe, si we wabimaze imbaraga, nibyo byakumaza imbaraga. Byakumaza imbaraga, byakumaza agahayo, byakumaze, byaragushoboye. Gukizwa nta wabishoboye, abakijijwe neza ni abashoboye. Muri urwo rugendo rwo gusa na Kristo, nicyo kintu gikomeye umuntu abasha kugeraho mu bukristo. Nicyo nashakaga kuvuga. Kuvuga ngo umuntu yabigezeho, ni urwo rugendo tugenda rwo kugira ngo tubashe gusa na Yesu Kristo. Bakiyambura umuntu wa kera, bakambara umuntu musha uhindurirwa musha kugira ngo agire ubwenge, ariko agira ishusho isa n'iyamuremye. Ngiyi the last point. Ngaka gasongero k'ubukristo. Agasongero k'ubukristo ngako. Yego. Si ubwinshi bw'ibyo wakoze, ni cyane wabaye. Yego. Uko kuko tugira abakristo tutaramenya amahame. Kambabwira yabiri iby'Imana yakoze
iby'Imana idusezeranya ntibisimbura iby'Imana idusaba. Ntugahabwe amasezerano menshi ngo utekereze ko ayo masezerano yasimbuye ibyo ubwami bw'Imana bugusaba. Abanyedini turi abantu bakunda umunezero mwinshi w'amasezerano. Iyo batubwiye amasezerano tuzi ukuntu tuba tuja kuguruka, ariko ntukigere na rimwe utekereza ko ibyo usezeranywa bisimbura ibyo usabwa. Ya kabiri, ntugatekereze ko umurimo wa Yesu, icyo Yesu yakoze cyasimbuye icyo agusaba. Icyo Yesu yakoze ntikijya gikuraho icyo Yesu agusaba. Oya, yaje kugira umwanya twari gukera uruhererekane rw'izo nyigisho tukazaza tumenya ngo se none Yesu aradusaba iki kitasimbuwe n'icyo yakoze. Icyo yakoze ntabwo kijya gisimbura icyo adusaba. Oya, Yesu azino yasize ubwoko bubiri bw'abantu. Yasize abanyakazi n'abashomeri. Hari abantu b'abashomeri bahari barengeje ukuguru kukundi ngo Yesu yarabikoze. Ubu kuguru kurarenze kukundi ngo yarabikoze. Dufite ubundi bwoko bwa kabiri bw'abantu bo yasigiye akazi. Arababwira ngo uko data yantumye namwe niko mbatumye. Bama Yesu kumvuze gute none? Kamusubye mu kabiri. Yesu aza yasize ubwoko bubiri bw'abantu. Nibo nabo bari ino hose hari ubwo bwoko bubiri. Hari abarengeje ukuguru kukundi ko Yesu yabikoze. Iyo umubwiye gukora arakubwira ko Yesu yabikoze. Hakaba abandi ba kabiri barimo gukomeza umurimo wa Yesu Kristo. Barimo baravuga ngo cyacanditswe kuri muri Yohana 17:18 havuga ngo uko data yantumye mu isi namwe niko mbatumye. Barimo mbegabo byose bituruka ku Mana yiyunze natwe ku bwa Kristo ikaduhereza umurimo wo kunga abantu n'Imana. Nibo nako kazi barimo. Bamye bakomereza harya Yesu yarageze bama bavuga ngo umunsi njya kubikirara njewe nico naho byahereye. Igihe nabaye kirara naho nico cyanditswe cyangize kirara. Yohana 17:18 uko data yantumye mu isi naje niko mbatumye. Nafashe karatasi ndandika ibyari bizanye Yesu. Ndandika ngo mare ncu umurongo gutya. Ngo mare hano nandika huduma. Kora copy paste. Uko data yantumye nawe niko ngutumye. Kuko birasaga niko birivuga. Uko data yantumye namwe niko mbatumye mu isi. Ngo mare umutima urambwira ngo ufite umurimo usa n'uwa Yesu Kristo. Tora inzira ndagenda Sudan. Icyo Yesu yakoze ntikiza gisimbura icyo Yesu adusaba. Wohitamo kuba umushomeri cyangwa ugahitamo ukomeza akazi ka Yesu. Byose ni amahitamo, byose nicyo kintu Yesu yahaye abantu bose, yaduhaye amahitamo. Ariko nitugera mu ijuru ndandirimbo bazaririmba mu gushimisha izivuga ngo se ngo ko nagize gute ngo wagize gute kubwanje. Abantu bazaririmba indirimbo za kera ngo narese byose nkurengera ngo wowe wagize gute. Si umuririmbyi wo mu gushimisha zaririmba soko ngo narese byose nkurengera ngo waretse iki kubwanje ngo narese byose ngo ngire gute ngo wowe wagize gute. Ibyo yakoze ntibisimbura ibyo adusaba. Uko nukwibesha gukomeye. Ibyo yakoze ntabwo ibyidusaba ntibiza biburizwamo. Cyo ni Kinyarwanda. Kuburizwamo no. Ariko ko muranyumva ariko Imana ibaha umugisha. Zonza ngerangiza bisobanure neza niko kwiza. Nitode Imana nakubonye wa uri hano. Imana igumugisha. Ebo Imana imumugisha. Nigeze kumusanga muri Sudan akambwira ngo izuba rya Sudan ngo umusatsi kurahunguka. None nabonye yaragize mwinshi, hari izuba ryinshi cyane.
Izuba ryinshi cyane, Imana iguhe umugisha bro. Twagize ingorane zo kutamenya ko ijambo ry'Imana riza ryigwa, bituma tugira icokere c'idini, gituma tutamenya ico ubushake bw'Imana. Ariko harageze ubukristo bw'icokere bwarashize. Idini abantu ko barasohoka mu idini ngo tumenye ico Imana irimo iravugana natwe. Nguyu ndakomeza mvuge umugambi w'Imana kutujyana, kugira ngo narababwiye ubushize, ndababwira ngo Imana yahaye umuntu ibintu bitanu bitandukanye n'ibindi biremwa byose, byari kugira ngo uyu muntu agire ishusho y'Imana, ase n'Imana. Nibyo nababwiye. Ndababwira ngo icambere Imana yahaye umuntu gitandukanye n'ibindi biremwa byose, yamuhaye ishusho yayo, imuhereza presence yayo. Siko bimeze? Imuhereza gusabana nayo, fellowship, imuhereza mahitamo, ngo irangize iramubwira ngo nawe utware nkuko ntwaye mu ijuru. Ibi byari kugira ngo Imana ibone umuntu, umugambi w'Imana ni umuntu usa nayo. Ngiyi achievement nguko kubigeraho k'umukristo, uko niko kubigeraho, ni uguharanira kugira ishusho isa n'iyamuremye. Ubuzima bwose ukabaho urimo uraharanira, urimo uragerageza ngo reka ndebe ko na jogenda gute. Ego Imana ntizitwita ko twabigezeho, iyo irimo irabona neza ko izireba kwa kugerageza kwacu, ikareba. Sinzi niba ari hano naza mbabwira ushize, ndababwira ngo Imana ntizaduhembera imirimo dukora. Iyo ndimo ndabivuga abantu nyine idini baza bashaka gutera amabuye, burya Imana ntizohembera abantu imirimo bakoreye ino. Imana izohemba impamvu yazibatera gukora. Ni hano naza mbivuga. Imana yo ntizireba ngo wakoze, oya uja gukora niki cyaricisha inyuma yabyo. Icyaricisha inyuma yayo ukora niki nico. Kuko iyo dukora ngo idini ridushime, ingororano twazibonye nta zindi dutegereje iriye. Kuko iyo dukora ngo abantu batubone, ingororano turazibonye nta kindi dutegereje iriye. Imana rero yo izagira batese urya muntu ajya gukora niki cyaricisha inyuma yazo, imbaraga zayo zibimutera zaza ziva kuki. Ico Imana nikireba ibone kuduhemba. Ariko ibyo dukora bibanzirizwa no kuba gusa, kugira ishusho y'Imana, kugira ngo tugire ishusho isa n'iyaturemye. Mbabwire torero ry'Imana, gukizwa si inyungu z'Imana, gukizwa ni inyungu zacu. Inza mbabaza ngo akilentere, iyo barimo baratwinginga ukagira Imana we kizwa, urinda gukirizwa nde? Ese ubundi ukirizwa nde? Donc urabwira abantu ukababwira ngo yewe nimusenge nimugire gutya, ukagira ngo none baramara babiguhembere kuko wabimubwiye kandi ari inyungu ze. Bimwe mu byago by'umukristo agira n'ukwiyimica undi wese atazagukorera mu buzima bwa gikristo. Ntukiyimica n'umuntu atazagukorera mu buzima bw'igikristo. Ntukiyimica undi muntu atazagukorera. Niba ubona mu Kristo hari ikintu wigusaba ari wowe personnel, ntukiyimuce undi muntu wese atazagukorera, no kwihemukira. Kubera gusenga byananiye ariko mbikunda, nza nkunda kubivuga. Byarananiye ariko ndabikunda. Nubona ntuhawe usenga, uri bihemu wihemukiye, kuko wiyimyica undi muntu atazagukorera. Nubona ntugisenga ukabona warabiretse, uzokubita agatoki ku kandi uvuge ngo ninde waguhemukiye. Iyo uretse gusenga n'urugero, iyo uretse gusenga uwo kubita agatoki ku kandi ukavuga ko ari ninde waguhemukiye muri ubu buzima, uri bihemu wihemukiye. Tukiyime icundi muntu mu buzima atazagukorera. Ubuzima bwo gusa na Kristo bibanzirizwa no kwiha Imana. That's the point number 1. Bibanzirizwa n'ubuzima bwirunduye, ubuzima bwihaye Imana bwose. Imana ntizifata igice cy'ubuzima bw'umuntu. Imana ntizifata the half of our life. Ese no ko birumvikana ba? Imana ntizifata igice cy'ubuzima bw'umuntu. Oya.
ni wese wagiye cyangwa nturayiha Imana. Ariko Imana ntizifata igice cy'ubuzima bwawe. Nta nusi haba twahaye Imana. Oyaye. Imana ntigira igice. Ni njyewe wihaye Imana cyangwa njyewe utariha Imana. Ariko iyo twihaye Imana, twiha Imana. Kera bagaza basenga ba mukecuru ngo Mana we n'abasaza ngo nukuri ngo taco two kwitura. Ariko umunsi nabihishuriwe naranezerewe ndahwera, ndatoye ndagahora ntora, ndavumbuye mbonye ico bazabitura Imana. Ndakibonye neza, narakibonye ico bazabitura Imana. Uzi kwitura Imana? Kwitura Imana no kwiha Imana wese niyo nyiturana Imana ikeneye. Iyo ufashe bya bintu byose uzi Imana yakoze, itegereje kuzoyitura. Tukavuga ko wabuze ico witura Imana ni ikinyoma. Imana inyiturana ikeneye, izivuga ngo nukuri uyu mugabo aranyituye. Niyo ufashe ubuzima bwawe bwose gutya, izivuga ngo nguyu mugabo wanyituye. Nico gusa kikeneye amafaranga yawe ngo uyiture. Aya siyo nyirayo. Taki indi ngo twabuze ico tukwitura. Nuko nyine ubuzima bwawe wabukomeyeho. Ukunda ubuzima bwe ngo azabugundira. Ngo ariko wanga ubuzima bwe ngo azabugundira. Ngo ariko ukunda ubuzima bwe zibukira. Niko gukunda ubuzima bwawe. Fifasha ubuzima bwawe. Imana izivuga ngo dore umugabo wanyituye nguriye. Ese burya Yesu yarabikoze. None tugashimishwa n'umurimo wa Yesu. Kwamara kuvuga umurimo wa Yesu, ubwo atitangiriye akitanga wese atwihaye, ategereje ko tumwitura natwe tumwihaye wese. Amen. Ubwo atigeze yitangira akatwitangira atitanze, yarirekuye atanga ubugingo bwiwe kugira ngo bwanjye buhinduke nabwo nimara mufate. Nico bazabitura Yesu. Ndanezerewe kabisa. Ngiki nuko kandi iyo tumwihaye wese, ngibi n'urugendo rwo kugira ngo tugire ku kigero gisa. Ni Paulo yagaza byandika akababwira ibintu byose ngo kugira ngo mugire ku kigero kiwe cha Yesu Kristo, kugira ngo mukuri mugire ku kigero cha Kristo, kugira ngo mugire ishusho isa niyo yabarimo. Nuko niyo maximum, niyo ni urwego rwiza rwuzuye n'umwuzuro mu Kristo. Kugira ngo bagire ishusho, kugira ngo bagire ku kigero cha Kristo, kugira ngo ibyo byose niwo mugambi. Icazanye Yesu nukugira ngo tugarurirwe ya shusho yo kugira ishusho isa niya turemye. Bibanzirizwa no kwiha Imana wese. Hari umugabo mu gitabo cyiwe yanditse, yaravuze ngo is not the mountain that we conquer. Ntabwo ari imisozi dutsinda. Aravuga ngo dutsinda amashanga ari muri twebwe. Mu muntu wabamwe amashanga. Umuntu azafata ishanga, ugafata ishanga ryabamwa aha habaga ikingiki aha kabiki. Ukavuga ngo ayo mashanga yose nuko yafata. Ukazovuga ngo aha naho Kristo yarahafashe. Uyu musozi naho Kristo yarahufashe. Wa musozi wabaga uburakari naho ukawohereza Kristo. Noneho ukavuga ngo ubuzima bwanje Kristo Yesu yangereyemo, Yesu yangereyemo. Tuvuge ngo amen. Twazamura ibiganza sewa. Twavuga ngo haleluya cyane. Mu bintu uzagerageza muri ubu Kristo, ntukagerageze gukora, uzagerageze kuba. Mu Kristo uzagerageze kuba. Being before doing. Yesu adutegereje ko tuba icyo ashaka ko tubacu. Noneho
tukabona gukora. Iyo niyigisha urugendo rwo gukora ubushake bw'Imana, iby'Imana ishaka bibanzirizwa no kuba bishaka ngo dukore ibyo ishaka. Noneho idini ryo riza ritubwira ngo nidukore iby'Imana ishaka. Ikibanza ni ukuba b'Imana ishaka kugira ngo tubone gukora iby'Imana ishaka, kuko ntiwo gukora ubushake bw'Imana oya ntibikunda. Iyo umaze kuyiha Imana noneho nibwo izikora umurimo wawe. Niba ari icya gatatu nimo ndababwira, hakurikiraho ubuzima bwo guhinduka. Iyo dushize ubuzima mu biganza by'Imana, noneho tuza turwana nuko twebwe duhinduka nk'aho ari twe twenda kwihindura. Uzufata ubuzima bwawe ukabujugunya mu maboko y'uwaburemye, noneho bwagera muri ibi biganza, Imana akaba ari iguhindura bisa nuko yo ishaka. Kuko dufite ikibazo cyo kugerageza guhinduka bisa nuko amadini yacu ashaka. Nzambabwira ngo ikibazo twagize, ntitwahuye na Kristo, twahuye n'abapasiteri. Simvuze gute? Ariko ino ni kure yeme. Uko ni mbali. Ni kure. Nzandekereza ko impamvu nyamukuru zituma abantu badahinduka ni ukuri. Birashoboka ko yahuye na pasiteri ntarahura na Kristo. Probably ko yahuye na pasiteri. Nta muntu urahura na Kristo ngo agume uko yarari. Tibiza bikunda. Uwo wahuye nawe ni pasiteri. Ariko Yesu, ejo bundi sinaza mubabwira ngo mpate Yesu wako, kubona Yesu wawe akakubera inshuti. Uziko mu rwandiko Marita na Mariya bandikiye Yesu batigeze bashira mu izina rya Lazaro. Nimufate Bibiliya. Baranditse baramubwira ngo inshuti yawe ararwaye. Yesu ntiyigeze ababaza ngo ninde inshuti b'Ibetaniya. Habwira abigishwa be ngo Lazaro tugenda tuje kuzukugu Lazaro yasinziriye. Yarabizi neza. Yigeze avuga ngo abaza wese nindubiri ni yeshuti ngiririya. Oya. Mu rwandiko ngururiya ruri kuri 11 ya Yohana. Mu rwandiko rubanditse Marita na Mariya ruri muri 11 ya Yohana. Baramwandika babwira ngo ukunda inshuti yawe ukunda ararwaye. Lazaro uzubonekamo. Soma ngiyo Bibiliya nawe urayifite. Lazaro ubamo. Mu rwandiko baramwandikiye ngo ukunda ararwaye. Gute ntibisaba kwirondora. Yesu azuwa uwo bakundana ubiri Betaniya. Nahuye na pasiteri tu, niyo mpamvu wagumye uko wari umeze. Birashoboka kuko nibo basigaye baduhamagara ngo nituze mu bintu n'abapasiteri. Noneho wahagera ukamuguma kwa primary bekariye. Noneho ugende ushake Yesu, uhure na Yesu. Ntagera mu buzima bwawe. Noneho rero azaguhindura. Fata ubuzima bwawe muri iri joro ububwire ngo nukuri sinzi aho bumaze iminsi uri, ndemeye ngo ubu ndabuguhaye. No, iyo maze kubuguhereza guhinduka ntabwo ari igikorwa. Hari ibintu mwigaga mu Gifaransa bize bavugaga voix active, voix passive ni hindi. Aho bakavuga hamwe ngo ni quand le sujet fait l'action, quand le sujet subit l'action. Iyi gikorwa ari nge urimo kugikora ni igikorwa kirimo kirambaho. Umurimo wo guhinduka iyo nishize mu biganza by'Imana niyo inanifinyanga ikangira nkuko yo ishaka. Kuko iyo wewe ari wowe wenyine ubikoze uzuhinduka bisa nuko ushaka, ariko nukwishira mu biganza by'uwakuremye yamara akaba ari waguhindura akakugira uko we ashaka. Uko shaka apana nge uko nshaka. Niwe azamindura. Reka kugerageza kwihindura, reka kugerageza kwigira. Ishire mu biganza bye aguhindure bisa nuko we shaka. Kunda Abaroma 12, Abaroma 12 umurongo wa 1 n'uwa 2. Ndakikunda cyane.
noneho mwana we igitambo kizima ntimuza mugisoma sicanditswe n'abana bazi nuko bene data ndabinginga kubw'imbabazi z'Imana ngo mutange imibiri yanyu ibitambo bizi. Igitambo kizima ni igitambo kiza kivugana n'uhawe ugitamba. Ni kizima kiza kivugana n'uhawe ugitamba. Niyo mpamvu turi ibitambo bizima uzupfuka mutabishaka amava akakuryuka akibwira ngo wagitambo kurababara. Ariko kunda Paulo yaravuze ngo kugira ngo dushore imibiri ngo umubiri wanjye nzawukoresha iby'uburetwa. Arimo arashaka kugira ngo awugeze kuri ca kigero gikuriye ca Yesu Kristo. Kuko uyu mubiri mwuzi neza nzawukoresha iby'uburetwa. Umubiri wanjye uzahinduka slave, uzahinduka umuretwa wanjye mbiukoresha utabishaka. Uzovuga ngo wiyirize bikanga, umubiri ukakubwira ngo kera nashonje, wapfukama ukakubwira ngo narushe. Igitambo kizima kiza kivugana n'uhawe ugitamba. Ngorangize wagere ku murongo wa 2 arababwira ngo mwirinde kwishushanya n'abiki gihe, ahubwo muhinduke. Muhinduke. None uko guhinduka ndaza kubabwira. Guhinduka rero nari mbabwiye iyo twishize mu biganza bya Kristo, mu biganza bya Kristo azaduhindura. Umurimo wo guhinduka ndawukunda. Guhinduka. Umwana iyo yavutse azahindura ibintu byinshi, azahinduka fona forme. N'umukristo niko azahinduka. Umukristo wahindutse, guhinduka kugira amahame ane. Guhinduka si ukwikanisa, si ukwikorari. Oya, nta kanisa rizarihinduka. Oya, nta korari zihinduka. Oya, guhinduka biri personnel, iby'umuntu umwe. N'iby'umuntu umwe. Umugore azahinduka, umugabo akavuga ngo uyu si wo mugore naringira, uyu si wo mugore nagiraga. Sheria za Mungu. Umugabo yahinduka, umugore akavuga ngo umugabo wanjye si uyu nagiraga, kuko biri personnel. Nta nama y'umugabo n'umugore baho yo guhinduka. Nta nama ya korari baho. Nta kanisa rizarihinduka. Ni ibyawe. Iri paso. Kuko Yesu ntiyageza agenda mu rugendo rwe agendereye abantu babiri. Oya, numwe. Uzosanga ibiganiro bya Yesu yavuganye n'umuntu, n'umuntu. Ese mu ijuru muza mugosoma Bibiliya bakababwira ko yaje gushaka zingahe? Nimwe. Yaje gushaka imwe, kavugana na Lazaro, avugana na Zakayo, umugore umwe mu bagore mu bantu benshi, ukumva hage umuntu umwe. Nukubera iki? Bipaso. Si bya rusange. Mwigeze mubona Yesu ngo yahinduye abantu ngo abantu yakijije umwe byagenze. Yendaga kubabwira ko ubuzima bw'umuntu na Yesu ni wowe. Niyo mpamvu iyo umuntu yahuye na Yesu ugahishurirwa gutya, mucuka kumurikira. N'ubu ngubu kugira ngo tumenye ukuri kw'ijambo ry'Imana biratugoye. Muzi impamvu bitugoye? Ntiturahishurirwa ikinyoma kitubase, kuko ntawe uzubaturwa n'ukuri ataramenya ikinyoma kimubase. Sheria. Ukuri ntikwakubatura utaramenya ikinyoma kikubase. Tuza tubaturwa n'ukuri iyo umaze kumenya neza ko hari ikinyoma runaka cyane, kibase w'ikinyoma runaka. Ariko tutaramenya ikinyoma kitubase ukuri ntitwotubatura. N'ubu hari abantu bagerageza kuvuga kumva nyine biragorana. Guhinduka n'ivyawe. Utegereje ngo hari amatangazo yo guhinduka azawucaho ngo nimumara mujye inama yo guhinduka se? Urugendo rwo kuja gusa na Yesu Kristo ni uguhinduka kuri person, ni uguhinduka kuri possible, gushoboka. Aya ni amahame yo guhinduka. Birashoboka. Icya mbere ni iby'umuntu ku giti cye. Icya kabiri guhinduka birashoboka, biterwa n'uko umuntu yahisemo. Byaba bibi cyangwa byiza ubifite mu ruhare, ariko guhinduka birashoboka. Kuko iyo umashije ukwamuha umugome kandi wamasha ukamuba
ni amahitamo yabo. Iyo uhisemo kuya Kristo ngo akira umpindura. Imana na shitani ni abasapota na abaterankunga b'amahitamo twagize. Imana na shitani ni abaterankunga b'amahitamo tuba twagize. Iyo ugize amahitamo mabi, aba ari aho ngaho ngo guteza imbaraga zayo mahitamo mabi wagize. Shitani iyo ugize amahitamo meza, Imana ibiri aho ngaho ngo igize gute, igufashe muri ya mahitamo meza wagize. Kuko pariti yitwa guhitamo mu muntu nico gisata Imana itazayivangamo. Mu bintu bigize umuntu agizwe n'ibice bitatu. Mu ndimi zindi baza bavuga ngo ni umwuka na ame soul, ubugingo n'uyu mubiri. Noneho umwuka, iyo tumaze gukizwa tugira umwuka w'Imana. Hano mu bugingo haba ibintu bitatu. Haba amarangamutima n'imitekerezo n'amahitamo. Imana igakontorora ibindi bintu byose, igasigaza ikintu citwa amahitamo. Niho Imana itazihitiramwe abantu. Uzoja mu ijuru nuhitamo, uzoja kwa shitani. Bibiliya iravuga muri Yeremiya iravuga ngo mwana w'umuntu yakweretse iciza, hanyuma ikubwira gute? Nuko amahitamo nayo ariko yarakweretse, arakubwira ngo dore naho wihitiremo. Naza mbabwira guhinduka bishoboka, birashoboka guhinduka. Kuko byashobotse ko mwene Mana yambara kuba mwene muntu, kwari ukugira ngo ashoboze mwene muntu kwambara kuba mwene Mana. Kindagikunda cyane. Ubwo byashobotse ko mwene Mana yambara kuba mwene muntu bigakunda, birakunda ko mwene muntu yambara kuba mwene Mana bigakunda. Impamvu byamushobokeye kwari ukugira ngo ashoboze bene muntu bambare kuba bene Mana. Guhinduka ni umurimo ukomeza. Tuza turwana n'ubuzima. Iyo tuba dukubita abadayimoni, njyewe kenshi nza nkunda kubibwira abakristo, iyo tuba dukubita abadayimoni, ngenza mbabwira ati yaba mwarimu baretse muri ADPR bazavuga ngo, yaba iri ADPR twaba iri hirya, bazavuga ngo Satani nta mugozi agira, azazirikisha umuntu wese wamusanganye. Satani nta mugozi agira, akuzirikisha wagusanganye. Ariko nta mugozi agira, nta mugozi agira, azaza akakureba yasanga hari umugozi akakuzirikisha. Ariko iwe nta mugozi agira. Niko bagaza baririmba hariya hakurya. Konta Satani nta mugozi agira, azirikisha umuntu wamusanganye. Guhinduka ni ikimenyetso cyo Kristo, wahuye na Kristo. Imundeke ndirimbe nahuye na Mesiya, kandi guhura no Mesiya sibisanzwe. Uwahuye nawe ahinduka musha, ahari mwari muzi narahindutse undi musha. Birashoboka, ni umurimo ukomeza. Kuko Imana idafite ubwiza buhoraho, abashaka gusa nayo bahora bashaka guhinduka munsi nayo. Kuko kwisa none si kwisa mukanya. Noneho iyo nshaka guhora nsa nayo, ni umurimo ukomeza. Ni umurimo ukomeza. Kambabwira ibi bintu bigera nka 5 urya abantu babanamo n'Imana, ariko mu rugendo rwo gusa na Yesu. Muvandimwe na hoze mbiganiriza, hari abantu babana n'Imana, bakabana n'Imana nk'Imana iri mu ijuru. Iyo barimo barasenga baze bayihamagara bakure Imana iri mu ijuru. Ni inzego zitanu zijyana umuntu kugusa na Kristo. Yego zitanu. Hari abagira Imana ibari kure cyane, baza basenga babayihamagara iri mu ijuru. Itagerayo. Hari umuzungu waje asanga bene wacu ko barasenga, arababwira ati birashoboka ko Imana yanyu ifite ikibazo cy'amatwi, nuko muza musenga.
kandi uti none kubera ko muvuga nkaho iri kure, tuzi ko iri hehe none twahamagara umbabarire nuko ariko mwumve ico nenda kubabwira, tuvuge ngo amina. Ko ndagira ngo uyizane reka mbibabwire, iyo ni intambwe ya mbere. Abo bakristo ntaba bari hano. Abakristo ba kabiri bagira Imana ibana nabo, ni Imana ibana nabo, iraho hafi abana nayo. Ariko hari abandi ba gatatu, ni Imana iba muri bo. Ubwo yayikuye mu ijuru ibana nawe ngo buce ijya muri we, ariko we ntumubwire kuba muri yo. Urwo ni urwego rwa kane rw'abakristo batunze Imana. Yayikuye mu ijuru, Imana ibana nawe, Imana iba muri we, nawe aba muri yo. Ibyo biza bisingiriza urwego rwa gatanu rw'Imana nsa nayo, ngiye extended. Rero abakristo bakuze bayikuye mu ijuru, bayikuye kugendana nayo, byararenze kuba iri muri bo, byararenze kuba bari muri yo. Ubu noneho ni Imana ngewe nsa nayo. Iyo ugize kuri urwo rwego rero, ni hahandi biri zivuga ngo muri Imana uzutegekana nayo. Uzutegeka kwa kundi kwa ba Eliya. Eliya ntabwo yazaga asaba Imana. Yari Imana ino kuko yagaza avuga ngo ibi ni bibe. Ukabona iyo usoma Bibiliya ntimuzamubona Eliya arimo gusenga ngo iki, yagaza avuga ngo iki ni kibi kikaba. Kubera iki? Ni me like God, ni njyewe usa n'Imana, ni njyewe umeze nk'Imana, ni njyewe Imana. Kuko Bibiliya iyo musoma Bibiliya umunsi Yesu yazaganira na ba Petero, yaza babwira ngo ico muzotegeka ino no mu ijuru, ico muzohambira ino no mu ijuru. Kube muri Imana murategeka ijuru n'isi. Iyo extended yo kuba abasa n'Imana, nababwiye ngo nirwo rwego, niyo achievement y'umukristo, nukugenda ukajya ku rwego rwo kuba kugira ngo bagire ishusho isa n'iy'abarezi. Kandi kugira ishusho si ukuba inzobe ngo witukuje, si ukuba igikara. Oya. Nukugira mindset, nukugira imitekerereze, mugire wa mutima wari muri Yesu Kristo. Nukugira umutima wa Yesu Kristo. Yego. Muri urwo rugendo rwo gusana Yesu Kristo, nemo ndababwira uko guhinduka kugira ama etape. Iyo turi muri urwo rugendo rwo gushaka gusana Kristo, hari ibintu biza bihinduka kuri twebwe. Imana iziza igahindura ibitekerezo, nico cambere. Kandi ibitekerezo ntibiza bihinduka, ahubwo abantu baza bahindura ibyo bagaburira ibitekerezo. Byogenda gute se ngo uhindura ibitekerezo? Biragoye. Iyi si turimo muri iki gihe, ibitekerezo abantu bari mu kubigaburira ibintu bitandukanye. Ntimuri mu kubona ibintu mureba, murabizi ibintu muri mu guha amatwi yanyu. Umuhungu umwe yarangije lisanse, ari umunyabwenge, muzomubona twese twadukurikira social media, ngo amare kurangiza lisanse ngo asanga isi ngo ntigikunda ubwenge, noneho ngo arangize ngo ayoboka ibintu by'ubupfu. Ayoboka ibintu by'ubupfu. None ubu ngubu afite aba followers badafite uko bangana, ndanga kumuvuga. Muramuzi muri Kenya, nta gahungu kaza kavuga ibintu akabaza ngo ese ngo ibi nibi ngo byagenze gute. Uriya muhungu yari umunyabwenge, yararangije ngo arangize ngo yitegereze isi, ngo asanga isi ntigikeneye ubwenge, reka nshaka ibintu by'ubupfu. Ubu afite abantu bamufollowinga badafite uko bangana. Kubera iki? Isi ntigikeneye ubwenge. Kubera iki? Nibyo tugaburira ubwonko bwacu. Za Bibiliya kuzisoma zaratunaniye. Ubu ngubu uramubwira se wohishurirwa Kristo, ukamenya Kristo se ukamumenya gute utazosoma Bibiliya? Ntabwo ibitekerezo biza bihinduka, tuza duhindura ibyo tugaburira ibitekerezo. Kuko ibitekerezo ni nka banki, kujya umuntu ibitekerezo tutatuja kudepose
ni kuzohereza ubwonko bwawe kuva mu gitondo kugeza nimugoroba. Naza mbyigisha urubyiruko ejo bundi ndababwira ngo ibitekerezo ntibiza bihinduka, ahubwo nimuhindura ibyo muha ibitekerezo byanyu. Umugabo umwe wanditse igitabo kivuga ngo kumva Imana mu rusaku rw'isi. Umugabo umwe niko yanditse, arabaraza ngo se ngo birashoboka ko umuntu yakumva Imana isi irimo irasakuza muri ibi bintu bihari byadutse, amakuru y'intambara, ibitoro byazamutse, ibindi byagenze gute. Aravuga ati se birakunda ko umuntu yokumva Imana isi mezi ibi bintu by'isi. Ngo aje gusubiza aravuga ngo yego birashoboka, ngo ariko ngo ni igihe wabaye ngo addictive, igihe uri addicted kuri presence of God, igihe wabaye kuba igihe n'ugutwarwa n'ukubatwa, ngo igihe wabaswe no kubaho mu kubaho kw'Imana. Imana ari inshuti yawe magara, ngo nubwo hoba amajwi menshi arimo aravuga, ngo uzawumva mu ijwi ry'inshuti yawe. Hano inyuma y'igikuta harimo harasakuza abantu benshi, wowe uvuga ngo nubwo harimo harasakuza abantu benshi ko ndumva mu ijwi rya kuko turaziranye n'inshuti yanje, andi majwi yose simpamenya banki. N'ubu niyo mpamvu twacanganyikiwe kumva Imana, ntabwo ari inshuti yacu. Kuko yari inshuti ya nubwo hora mukakaza andi majwi ibihumbi, uzuvuga ngo muri ayo majwi menshi ko ndamva mu ijwi rya Theo ririmo, nubwo hari andi majwi ariko ijwi inshuti yanje sinza ndiyoberwa. Aravuga ngo abantu bazabasha kumva bene uko nguko bakumva Imana gutyo, ngo ni igihe abantu babaswe no kubaho mu kubaho kw'Imana, ngo kuba muri presence y'Imana ngo bikaba byaramuba nico camubase. Uwo nguwo azijwi ry'Imana izimuvugisha kumva, yevugiye mu bantu benshi atazayitiranya ijwi ryayo, azaryumva uko byogenda kose, azijwi ikurya Bibiliya ngo intama zanje ziranzi nanje ndazizi, zizizwi ijwi ryanjye nazo zizi ijwi ryanje, niko yageze. Ariko turi mu kumenya ngo niyo yavuze cangwa, niyo yavuze cangwa. Ufata Imana, iyo ndimo ndasoma Bibiliya nza ngerageza kugarika nsoma Bibiliya ndebe uburyo nyifata se n'uwayishongesheje mu mazi nimaraho, ngerageza nyigira ubuzima. Se n'ushongesheje iyi nyandiko mbigira ibintu byashonze mu mazi nimaramo, impindukira ubuzima, tuyikure mu kumva inyuguti. Yesu aho umuntu bana nawe utabaye ikintu kiri mu ijuru, oya ni jewe wahindutse gusa na Kristo. Kuko idini ryaraduhemukiye, ritubwira Imana y'inyabwoba, ritubwira Imana y'umushinjashinja wenda kutugirira nabi, ntibigeze batwigisha urukundo rwa Yesu. Ni umushinjashinja, Imana izobamara, Imana tubanye n'Imana yenda kutwica, ritubanye n'Imana yenda kutukiza, ngo tubwire urukundo rwa Yesu. Muze musangane urukundo rwa Yesu. Hari umugabo wigeze kuducira umugani aratubwira ati se Theo, ufite abana babiri kurya utasha ugasanga bombi biyanduje baguye mu rwondo nuko nta rubino. Umwe akirukanka aja kwihagira kugira ngo aze kukuramutsa, undi akaza n'urukundo rwinshi na rwa rwondo afite, akaza kuguhobera n'urwondo. Tituza tujumba, tituza twumva, twebwe tuba tubanza kuja kugira ngo Yesu adukeneye tuje. Kumva se no ngo tumare bamaze kutubwira umujinya w'Imana, twama tuzi imbere y'Imana turi impunzi zahunze umujinya wayo. Batubwiye umujinya w'Imana ko tuzosha tugashira, igitangaza kigiye kutubaho, ngo tumare twama tuza ku Mana turi impunzi zihunze umujinya wayo. Niyo mpamvu tutazi urukundo rwayo, turahunga twaduhunga umujinya, twahunze umujinya no tubaye hano turi impunzi zahunze umujinya. Ariko iyo batubwiye tuje tuzi urukundo rw'Imana. Sinaza mbabwira ubushize, twe tuba tugera hano ntitwumve kubaho kwa data, ngo twumve urukundo rw'Imana hano uko rwuzuye, ngo turanye Imana tuzamuye amaboko yararemereye, tuba twumva Imana yuzuye abantu, urukundo rw'Imana
ni amapepo. Toka shitani, toka. Uko twaje mu ikanisa bavandi, mapepo ari he? Shitani iri he? Ugeze ahangaha kurananirwa kumva urukundo rw'Imana rwose, kurananirwa kumva ukubaho kw'Imana. None nisanze mu rukundo rwawe ambere y'urugiro, ubuntu bwawe bumagije, ndi kumwe nawe andutse. Naza mbabwira ngo Imana izihindura ibitekerezo. Mu Baroma 12 haravuga ngo muhindutse rwose mugize gutekereza gusha. Niko biri ijambo ry'Imana rivuga. Muhindutse rwose mugize, Imana izihindura imitekerereze. Ica kabiri Imana izihindura ibyo turarikira. Iyo umaze guhura na Yesu arimo kuguhindura, ahindura ibyo urarikira. Nzambabwira ngo turamutse twarakiriye Yesu Kristo hanyuma tukaba abanyabyaha, Kristo aba muri twe, Kristo we wari umufatanyacaha. Turamutse twarakiriye Kristo muri twe tukongera tukaba abanyabyaha, Kristo we wari umufatanyacaha, kuko gani uri muri nje. Desire, Imana igeze muri twe izihindura our desire. Ibyo turarikira birahinduka. Kubera iki? Yesu nzambigereranya n'umugore watwise. Umugore watwise ntawe uzumubwira ngo ry'igitaka. Ntuzobabaza mwindi mwobyumva. Baza barya igitaka bigenze gute? Baza bareka inyama bigenze gute? Kubera iki? Imbuto yageze, iyo Kristo yageze mu muntu, desire, ibyo wahoraga urarikira, ni gute yageze muri wewe ukomeza kurarikira bya bindi? Siwe tawe Isudani bageze choge nagi iyo ngiyo yigeze kumbwira, sinaza mbabwira ejo bundi, barambwiye ati twakijijwe ariko gatwara abarozi, none tugiye kubukuzanira ari ubutahane. Niko njewe nzaneme, ico nico njewe nemera. Desire zihinduka, ibyo umuntu yahoraga ararikira birahinduka. Kubera iki? Yesu yamugezemo. Ariko nta Yesu utugeramo ngo tugire rya rubanira ritwari twahoranaga. Oya, rizarihinduka. Imbuto yageze mu muntu nizi kubwira ibyo kureka. Si wowe no kubwira uri ko ibi bintu ukongera nukuri ni nkubwira ngo situkongera kubikora, uzotinya amaso yanjye aho ntarimo ndakureba uzobikora. Ariko ikiri muri wo munsi cakubujije, habe nubwo uzisanga i Bangladesh iyo ngiyo uzoreka. Kubera iki? Uri murabibuzwa nikiri muri wowe. Ni Yesu uzugera mu muntu akagira ibyo amwangisha, akagira ibyo amukundisha. Iyo yagezemo aza kubwira ngo ry'igitaka reka inyama, toriki, uhugwe iki, urarikira iki. Siko bazabukita harya ngo umugore yagize gute ngo yahuzwe ngo yaraye, aza tubwira ngo mwarariri muhugwe. Niwe twagowe no kubwira abantu ngo nibareke ibi, ni ngorane yuko Yesu ataragera muri bo. Nagera mu niwe wenyine uzi kubwira ngo toriki. Igeze kujya Burundi, umudamu twabanaga yamambwira ngo kwibesha ukava Burundi utanzaniye ibumba, yaratwite. Burundi mwivuga butumwa kugenda ugaseruka kuri iyi gate utanzaniye ibumba, uzoshaka huje. Ari very serious, apana kunyinginga. Ikiri muri we kukiramutegeka, ntarimo no kunsaba, uzogishaka ushaka ibumba riri bayiza. Azahindura desire, azahindura irari. Yesu muri rwa rugendo rwo gusana wazaduhindurira amarari ukagira ibindi urarikira.
Abagalatiya ibice 5:24. Aba Kristo Yesu babambanye kamere niruba nirari ryabyo, ibyo byose nabyo byarabambwe bijya bihinduka bigapfa. Kubera iki? Aba Kristo Yesu. Ego. Cya gatatu iyo Kristo yaje aza duhindurira intego z'umuntu yagiraga zirahinduka. Yego. Aza dukura mu buzima budafite intego akakujyana mu buzima bufite intego, tukabaho tutari dufite intego z'ubuzima, ariko Yesu yakugeramo akaguhindurira intego mu buzima. Nza mbabwira itorero rya Kristo n'abayumbe muri rusange. Birya nahoze mbabwira ubushize, ndimo nababwira ngo abantu bagize ngo amavizi yatandukanye, noneho ngo amacaca aba menshi. Buriya Kristo, abakurikiye Kristo, uzubaho utari ufite intego, bwaca Kristo akaguhereza intego imwe. Ego. Intego imwe ikomeye niyo umuntu amaze kwakira Kristo, nayo babwiye mu bundi buryo, akabaho ubuzima bumenyekanisha Kristo. Iyo umaze kwakira Kristo, uzushaka kubaho ubuzima bumenyekanisha Kristo. N'indaya yakijijwe wa munsi kwiriba, yamaze kumenya ko ahuye na Mesiya, arirukankaje kubwira abandi ngo nimuze murebe uwo nahuye nawe. No, uku guceceka kuza guterwa niki? Ni uco rero, ni pasiteri, si Yesu. Kuko uwahuye na Yesu azayamagija kubwira abandi amakuru. Timuza mwibuka se Natanayeli we, ngwino urebe umuntu nahuye nawe. Niko bazabagira, bazabaja guhamagara ba Natanayeli, bakaja guhamagara aba mu muhana, nimuze murebe umuntu nawe. Ariko twebwe imyaka 5 izishira tuba hagati y'ibikuta 4. Mugiro twamara twaririmba ngo iminsi irahira ngo irahita yihuta, uko itabenshi bapfa batamenye umukiza, ngo ngiye gutangaza Haleluya 6. Benshi batamenye umukiza ko barapfa, ngo none ngo ntangeza Haleluya. Nageza mbwira abanyarwanda hariya nabaga nkababwira, ni gute muza muririmba ngo tusori batira abanyabyaha ufite anko utarakizwa? Shiraho izina rya anko. Uzoza uvuga ngo nzori batira anko cangwe anti, mushiregaho izina ryiwe. Abo banyabyaha tuba dushima ko tuzori batira abanyabyaha ni bande? Si barya bene wacu muzi, si abana bacu, sibo. Tukishimishwa nuko abanyabyaha ni itorero. Itorero wakuyemo intego ya Yesu ntiriba ari cyiswe itorero, ni koperative. Tubana mu makoperative tutabizi, abishize hamwe ngo bibukanye amakuru ya Yesu, ariko si itorero. Kuko itorero rigira intego yo kuzana abantu kuri Kristo. Itorero iyo ushogoye mico kintu cyo kuzana abantu kuri Kristo, ugashogora mu itorero, ico gisigaye nticitwa itorero, ni ikibina, ni koperative, ariko si itorero. Kuko itorero riri egal, itorero nibihwanye kuzana abantu kuri Kristo. Amen. None imyaka muzamumara mutaratekereza ko hari umuntu woza kuri Kristo, mukaza mu Rwanda gusa no kuja kubakura muri iyo jane muri ya Durias kelele kolimarite shangula tanda. Tureke kuja gushaka bakizwa. Uzutekereza ko umurimo Yesu yagufashijemo se? Je gushaka bakizwa niwo murimo w'itorero. Niba utanagiye ugira umwanya wo kubisengera se basi, uzupfuka mukavuga ngo reka turire turebe ko tusenga Imana. Hagira umuntu njewe kubera ndo missionnaire nzasoma amakuru y'ibinyamakuru by'abakristo. Mujoze kuri Joshua muzoza musoma bakubwire ngo hari umwana wari uryamye muri Pakistan, ngo ninjoro ngo abwira se ngo aramubwira ngo Kristo yangendereye.
muzi uwo muntu utabwirijwe uba wahuye na Kristo, umwana w'umukobwa cyangwa w'umuhungu ninjoro aryamye. Iyo muri Pakistan cyangwa mu bindi bihugu, hari ibihugu bimwe bazabyuka mu gitondo za mikrofone zimanutse ku mazu, baba bavuga ngo kirazira kuba umukristo. Bikaba ubuzima bwa buri munsi, umwana agakura azi ngo kirazira kuba umukristo. Ariko muri ico gihugu hakagira umwana umwe wamuvyuka mu gitondo akabwira se, akamubwira ati ninjoro Yesu yangendereye. Uzugira ngo biba byavuye n'abingizi baba bari mu masengesho umwami Yesu abatarakizwa. Sinaza mabwira ushize imyaka nigeze kugira abantu baza kundeba ngo baje kundeba mu masengesho, bagasanga ni muri Pakistan, Imana Sudani, Imana Afghanistan, ntagaruke gusenga. Uduma yarasase. Mwaretse intego za Kristo, mutorize intego zindi. Kiyumbe amatorero intego ya Kristo twaragiye turaparika dushira ku ruhande. Intego ya Kristo ntiri mu ntego tugira mu itorero ngo byibure turwana nuko umunsi umwe mu cyumweru cyangwa mu kwezi cyangwa mu mwaka twiha intego ngo tuvuge ngo tuzobona umwe waje kuri Kristo. Nza ntinya ko tariki kuko Yesu yo yaje azaduhindurira intego, akaduha intego ze. Yo Yesu yageze muri twe, yo Yesu yaje mu matorero yacu azahindura intego akaduhiza, tukabaho turizwa n'ibimuriza, tukabaho tunezezwa n'ibimunezeza. Ariko turacarizwa n'ibirizwa na Kristo, tunezezwa n'ibinezeza Kristo. Dufite ibindi bintu twagizemo umunezero wacu tudasangiye umunezero na Kristo. Mureke ndekerega gutyo ga nta kundi sindabona ikintu nkunda nko kubwiriza iteraniro ritafashijwe. Nza numva aribwo ntuguma kuvuga yo mutafashwe yamamyeso yafasha abantu. Twavuga amina se basi, twabivuga tuzamuye ibiganza rimwe tuvuge ngo haleluya. Inukuri mugende musubire mu itorero mumenye ngo dufite ihe ntego, ziriya ntego intego zo kugura ibyuma, izi ni izanyu. Intego Kristo azafata supportinga mw'abantu n'abantu bafite umutima wiwe wo kuja gushaka abandi bantu ngo ubazane kuri Kristo Yesu. Icakane nico canyuma. Nimara ndekere gutyo. Cakane Imana irimira tujyana mu rugendo rwo gusa nayo, iziduhindurira ambition, ibyo dukunda. Donc notre ambition, Imana izihindura ambition yacu. Niko ugasanga umuntu byarahindutse, ibitekerezo byarahindutse, byararikira byarahindutse, intego ze zarahindutse, byo kunda byarahindutse. Uyu muntu wahuye na Kristo ntaza bivuga, naragerageje byarananiye, ubwo byananiye ubuzima bwanjye, akira Kristo, akira ubuzima bwanjye butwaye. Ntware mukiza Yesu,
Mwami Yesu Kristo, Bana turagushimiye tugushize hejuru gitare cy'amahanga. ngwino ntware Yesu. Utware Yesu we, utegeke wa mana we, Untware ku manywa na nijoro. forme de sene fagre de fagre. Kimele sa forme de bandine parme. Nami Yesu tegeke. Mwami mana, mwami mana, mwami mana, mwami mana, mwami mana, mwami mana, mwami mana. La sila prime forme de sene fagre. Traje negare de sene bo. Corme de paritage ne fagra de sene forme de ai mana 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 we. Utegeke mana, utegeke mana, utegeke mana. Kora, 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 kora. Crave la salame de sene fagre ne forme de pa. Yo, hallelujah, sifa kwa Mungu. Mwami Yesu, Mwami Yesu, Mwami Yesu, Mana niwe buhungiro bwacu. Mwami Yesu, Mwami Yesu. Ti farisefo, tirime la bregre de sene fagre de cane. Mwami Yesu tegeke. Mwami Yesu, Mwami Yesu, Mwami Yesu, Mwami Yesu. Mwami Yesu, Yesu Kristo. Mwami Yesu. Turaguhimbaza. urakoze mu izina rya Yesu Kristo. Uhimbazwe Mana, uhimbazwe igitero cy'amahanga, uhimbazwe imbaraga zacu w'Imana. Mu izina rya Yesu Kristo, habaritswe izina rya Yesu. Tari veri dezina va. ashimwe izina ryawe, ashimwe kubaho kwawe. tugukomeye amashyi tuvuga yuko nta yindi mana ihwanye nawe, urera gitare cy'amahanga mu izina rya Yesu. Amen.